ubwo rero arangije Cayimana aravuga ati ntabwo kamanuka iwawe ntabwo mburayo amafaranga. Baza rero abwira abantu burira hejuru y'inzu, amabati barayabarira, nuko bishyura nyir'ibirayi. Ntabwo bari guhita bihutira kuza gusambura inzu, bose barajijutse, umudugudu wa Kabeza n'umudugudu wa Karambe. Karara isakawe uyu munsi abayajyanye bakayagarura bakarara bayashyizeho uyu munsi ni akarengane bakarara basakaye. Cayimana aravuga ati ntabwo kamanuka iwawe ntabwo mburayo amafaranga. Baza rero abwira abantu burira hejuru y'inzu, amabati barayabarira, nuko bishyura nyir'ibirayi. Byari ibiro bingahe? Byari nk'ibiro 10. 10 basambura inzu yose? Inzu yari iriho amabati angahe? Iriho 25. Ntabwo abasha konsa dore ubu ngubu konsa umwana arakurura ntakararira nta kintu kimumarira. Iyi ni akarengane abana n'abanjye, uyu mukobwa n'uwanjye n'umukwe wanjye. Ubu iyo baza gukora icyaha njyewe baba baranteranyije na nyina w'uyu muhungu, hanyuma tukareba icyaha abana bakoze tukabarihirira, ariko ntabwo bakagombye kurira inzu ngo bayisambure ngo bangize ibintu biri mu nzu. Urabona uyu mubyeyi ntaheruka konsa umwana, urabona uyu mugabo ari gutaka ko agomba kujya kwivuza inkoni bamukubise. Ni akarengane karengeje. Reba aba baturage bose bashungeye hano baje kureba ibi bintu, ni nk'ihohoterwa, ibiri n'itsembatsemba n'itsembabwoko. Ibi bintu birarenze. Yego bigomba gucika. Oya nibicike, ahubwo nimushaka abo bayobozi badusobanurira hagati y'aba baturage impamvu. Yego niba umuntu yibye umujura ararihwa mu miyobo hari y'abantu, ntabwo bigeze babasamburira. Bakagombye kutubwira nk'ababyeyi bakatwegeranya turacyariho. Uyu mwana wanjye w'umukobwa nakamuhaye umugabane, n'uyu bakamuha umugabane, tukareba ikintu barishye bakatugeza mu bwone bwabo tukabarihirira. Yego karengane kwa gatandatu uwo muhungu bamurandiriye ibirayi, nari mvuye kwahira njyamo na nyir'ubwite w'ibirayi. Tugezemo dusanga ni imigozi 10 baranduye. Noneho nyir'ubwite kubira akamubwira ati urama 20,000, nurangiza uzararirira ubuntu, numara kurarira ubuntu nkuri ibirayi byanjye utaye. Undi ati ahubwo nagushakira ibyo 20,000, namara kubishaka ubundi kurarira sindarira. Ubwo rero njyewe ikintu cyambabaje nk'uko baje bakamugurishiriza inzu, iyi saha bakaba barimo bari gukura ibirayi babijyana byagakwiye kuri nguyu wagiriwe ikibazo kuko yabirishye, kandi babe babimwibye se wari wabyibye. Urabona abajora b'iki gihe aragucunga saa 12 akaranduramo iyo migozi, weho ukasanga amaje kuyirandura. Kumva njye akarengane ndi kumva n'abo bayobozi bayishenye na n'unguwe twatabaje, yaba mutekano ntawo hari, mudugudu ntawo hari, no ku kagari bose twatabaje. Ikibazo cy'uyu mwana afite ihohotera. Haje umudugudu wa Kabeza, haza n'umudugudu wa Karambe, baza gusambura umwana. Bari kumanza bagatekereza bakavuga ati mbo uyu mwana ni igisambo, ntabwo tushikiye ibisambo. Bagiye kureba ku mudugudu kwa se w'umukobwa, none cyabarebe ibirayi agaciro bifite bakuye niba ari imifuka 2 cyangwa umufuka umwe. Umufuka tubari 50. Ntabwo bari guhita bihutira kuza gusambura inzu, bose barajijutse, umudugudu wa Kabeza n'umudugudu wa Karambe. No bahuriye na mutekano, no bahuriye kuri iyi nzu y'umwana. Reba agahinja afite agaheruka kurya. Umuntu kugera hejuru y'inzu batere hejuru inkwavuze injangwe zazitwaye. Ibinongore byikubita mu buriri mu masafuriya. Uyu muntu mu murenganure baza basakara inzu ye, noneho ibyo birani babiha agaciro, niba ari umufuka wabuze tubari 50,000 bamuhe 50, ariko inzu ye bayisakare, amabati mashyashya barambike hejuru ye. Inkwavu zabuze, injangwe zajyanye itone. Vuye mu kazi nikorera ikiraka, ngeze hariya hirya mbona inzu yasambutse, ngira ngo n'umuyaga wayisambuye. Mbona abantu barirunze benshi biki, ndabona baje kureba ko umuyaga wasambuye. Ngewe nagiye mbona Cayimani w'umudugudu wa Kabeza, mbona na Cayimani wacu
w'umudugudu wa Karambi ngenda amaza Chayimani ibi bintu byawe hano ni ibiki ngo yanguru n'urugomo twashatse gukora ese urugomo mwashatse gukora yibye yakoze iki ngo yarari ibirayi ngo none babyibye ngo niyo mpamvu twakoze ibi ngibi none se ko mwakoze ibi ngibi ko mpari ndi nyina kuki mutantegereje ngo nze mbasobanurire ikibazo ko ngomba no kugiraho ntanga ariko umwana wanjye ntimumusambulire Chayimani yambwiye ngo genda ugurishe aho wakajya gusa uba usakara iyo nge byambaba waguze umurima w'uyu mwana itonde ngo umuntu wasambuye inzu ni waguze umurima w'uyu mwana kugira ngo bubake iyi nzu amwita Diriyane yaguze umurima w'uyu mwana kugira ngo bubake iyi nzu arangije noneho ise nambara ni waje agura nayo mabati uwo murima turawusubiza n'uwo murima turawusubiza uyu mwana baza kumusamburira ndetse wabo ntibigeze bampamagara bati umwana wawe yagize ikibazo kubera ko ise ni murumuna wanjye ninjye dusigaranye ise yarapfuye ntibigeze baza ngo bavuge bati umuhungu wawe yadukoshereje none ngwino umva ibibazo kandi ibyo bakoze babikoreye hafi y'iwanjye nge sinabimenye sinibaza rero impamvu iyo migozi 10 baranduye yari yemeye kwiriha none ngo akomeza ararira umwana ati ndabariha ibyo bihumbi 20 muri kunje noneho mugende mwirarire none ibirayi bagiye gukura bamaje gusambura amabati ni ukurenganira umwana wanjye bari kubikura ni ukurenganira umwana wanjye mukari ukuntu mwamugenza tukimara kumva ikibazo cy'uyu mwana ntawe kitababaje mu mudugudu no hakurya muri Gicumbi byose bya buri wese yarira gukwe undukwe ukaririra umwana ukaririra n'uyu mugabo uyu mugabo dora akarengane kanajemo yabyutse amaze kuganira nyiri birayi ntiyasubiyeyo nyiri birayi kuko bari bemeye ko azamusubiza ayo mafaranga ye bamusanga ibyumba abagiye kumureba ibyumba aho yarari ngo umuntu yakoreye 5 ngo bavanye 30 ngo byabagiye kumureba uwo muntu ukorera 5,000 mwisaho kujya umuntu niba agiye ku isoko kuki batamutegereje cyangwa bamuhehamagara bamutegereze agire abashe kuza ikemura ikibazo n'ubundi ataratorotse umudugudu ngo bagira ngo Chayimani ngo yavuze ngo ngiye ngo ndacurugomo nkuru ngo ndayisambura ngo kuko ngo nta n'igihe kibi umwana ngo yihaga amezi 4 baranga ngo ningi wangu ndahavana amafaranga nsingena nayajyanye murasaba iki rero twe turasaba kurenganura uyu mwana akubakirwa inzu ye wenda byazaba ngombwa agahabwa igihe cy'ibyo yangije ariko inzu ye yasakaye akajya kuriha ibyangijwe ariko afite ahantu ari gucumbika afite ahantu kuko nta hanateka nta n'akazi yagiye ubu rwose nk'amwe b'abanyamakuru mudukorera ubuvugizi inzira isakawe kuko twaraye hano kubera ubufasha tuvuga tuti kubera agahinda ashobora kwiyahura kubera agahinda uyu mwana ashoboraga kwiyahura turavuga tuti reka tumuhe hafi nk'abaturanyi tumufashe tumugire inama twenda dutegereze icyo ejo ubundi buyobozi z'indi nzego zakora niyo mpamvu baguhamagaye uze nawe udukorera ubuvugizi ijambo ryanjye ni ariko nkihagera nasanze amabati bayamazeho imvura yari ihise yego nakarengane muri rusange nakarengane nabonye ari akarengane naje mu nzu ndeba ukuntu bameze ibinompore biri kugwa kuri ruhinja ndareba numva ndumiwe ndavuga ati aka nakarengane niki mumusabira ndamusabira kumurenganura rwose iyi nzi karara isakawe uyu munsi abayajyanye bakayagarura bakarara bayashyizeho uyu munsi nakarengane n'ukuza n'amasaka bakarara basaka ayo mabati ni mashya rwose dore ni mashyashya rwose ndashimira itangazamakuru yabashije kumfasha ibi byose bakaba barayisakaye ariko nubwo bayisakaye ntabwo byagenze neza bayisakaje amabati y'ibiwane ariko nari naguze amashyashya ariko naje kubibabwira bari kuyisakara barambwira ati Chayimani aravuga ati nimusakare ati ibindi bizaba bazabimbaza
ariko ubwo rero kuko ntanyagirwa ntacyo ndashima n'Imana n'itangazamakuru, ariko hari ibyanjye byangiritse nibyo ntari nabona. Byangiritse, hari ibyanyagiwe n'imvura mu nzu, n'ibyo bari batetse byose byarangiritse, no kuza kumfata bakankubita n'umufuka w'amakara bakawunyaka nawo ntabwo nzi iyo uri. Hari amafaranga bari bantumye y'amakara, umugabo bita Iradukunda Patrick niwe wari wayantumye ngo nyamuzanire ajye kwishyura abo yari yafatiye amakara 150. Ayo ngayo bankubita barayanyatse, nayo nanjye nayo mfite ku mufuka barayansaka yose bayamvanamo. Ubwo rero ndumva mfite ikibazo cy'uko nyir'ubwite ari kunyishyuza nyirayo amafaranga, kandi nkaba nkeneye n'indishyi y'akababaro yo kugira ngo umuntu, nibwo bwa mbere umuntu asambura umuntu akajya no kureba mu buriri bwe, nawe ari uwagenda agasambura nk'iwe nawe akareba mu bwe, ntabwo byamushimisha. Ndumva ikibazo cyanjye ariko icyo kimeze, mu nkore ubutabazi mbone ibyo ngibyo by'indishyi y'akababaro naho amafaranga y'uwo muntu. Usanga wararenganye muri rusange? Narenganye cyane rwose. Imana yuko basakaye, nubwo ndashima nitwa Nyanzira Marike yenda umudamu y'umugabo basamburiye inzu. Ndashima Imana yuko badusakaye nubwo batabisakaye neza, ariko nanone ntabwo nishimye kuko hari ibyangiritse ntabonye, nkaba n'inzara ikinyica, nta kintu banagiye ngo mpfe gufata ngo ndye, nta n'ibiro 3 by'ibishyimbo ngo bamendye, nkaba nicwa n'inzara, umugabo n'akabaraga ngo ajye gukora ngo azirane turye. Byangiritse harimo ibiro 5 by'ifu y'igikoma, haguyemo amazi ndamena, hari n'ibishyimbo mu nkono nabyo ndamena, byaguyemo ibitaka, n'uburiri bwaratose, matora yaratose, n'ukwanikiriza kugira ngo mbonaho n'ihengeka, n'inkwavu 15 zose narazibuze. Izo nkwavu 15 wabuze, wenda uzishyize nk'amafaranga zagurwa ngahe? 32. Urasaba iki rero muri rusange? Ndifuza yuko bamaye ibyo n'izo nkwavu bakazinyishyura. Byakugizeho igihombo kinini cyane kuba baragusamburiye? Byangizeho igihombo kinini cyane. Gute? Kuko ibyinshi nibyo twahombye kongera gufatisha ngo tubone aho twari tugereye n'ikibazo. Yewe ikibazo nabigezemo, nubwo uyu muntu mwamuvuganiye akarenganurwa, ariko ntabwo yarenganuye uko tubishaka. Ubu urabona yagiye kugura amabati akomeye, ntiyari azi ko yoroshye adahari, nawe ngo asagure uwo muceri ndabasaguye bakarya. Urabona imishumari ye bakuyeho, yenda yaba ariyo bagaruye. Mbese nka biriya bigofero byagiye bivaho bigafata ku mabati, ibindi bikaba bishinyitse hejuru, buri urabona yakwishima ate? Kuko aya mabati ntashobora kumara imyaka 3 cyangwa 4, ahubwo ni ugushyira leta mu kaga. Ubu leta niri mu kaga nibimara gushwanyagurika, harara hanze, leta nizaza ibikore, kandi ari abaturage baba babikoze bishoboye. Bakagombaga gushyiraho amantuza ye mashyashya ngo ni dumuzazi da, ya dumuzazi bagakubitaho n'imishumari myiza. Uri kubona muri biriya bikura, bino bishumari by'ibikura mu biti bikomeye, buriya birapindamye, ntabwo byagezemo imbere, iyo gutangaza n'umuyaga uje wahita ubijyana iryera mu mutembe. Ubwo rero ni ukuvuga yuko rero umuntu azakwambura igitenge gikomeye, najya kukugurire cya rondo ntibyava mu gihe. Ntabwo nabishimye rwose, nimwongere mu murenganure yongere abone n'icyo kurya. Uruzi uwo munsi iyo bamuzanira n'utwo kurya twangiritse, urabona uriya mugore wigunnye kuriya byavamo koko. Ndumva ikibazo cyanjye ari icyo ngicyo, mu murenganure mwongere mutabaze bamuhe icyo kurya. Rwose uri kubona ameze neza, nta kumera neza. Ngo yari afite inkwavu, mwari muri zize? Inkwavu twe twageze aho mu nzu, kuko abenshi twavuze ati mutaza no kuhafotora hameze nabi. Abaturage twakubuyemo amahurunguru y'inkwavu, bigaragara ko zagiye zo zari zirimo, nitwe twamukoreyemo amasuku. None ko bari banamutunguye ugira ngo ntibamuhemukiye? Inkwavu zo zari zihari,
kandi n'ibiryo ikintu cyanambabaje noneho iyo baza bakamubwira ati injira mu nzu yawe ukuremo utuntu twawe numara kudukuramo tugiye kugusamburira kujya hejuru y'inzu bamutunguye kuriya baramuhemukiye naho aho bari babyumve yuko bamwatse agaciro k'uburenganzira bwa muntu. musanga akwiye indishyi z'akababaro? Akwiye indishyi z'akababaro nyinshi ndetse ubu yaba ari nanjye aha bari bateye imetero ntabwo nari kuhemera, bari kuba bahakunze njye bari kunshyira ku muhanda akaba ariho nibera, ariko ubwanjye ngewe ku bwanjye aha nari kuhabaha n'ubundi ni mwabo kuko bari bahashimye. uyu muntu yararenganye yasize akarengane rwose bagomba kumuha indishyi y'akababaro. bari baramusamburiye udutungo yabonaga hagafumbire twaragiye. muramusabira iki nk'abaturanyi be muri rusange? twamusabira icyo kurya, tukamusabira n'agakako kugira ngo wajye abona agafumbire ko gufumbira musiro. umubyeyi baramurenganyije kubera ko kugira ngo ari nkanjye mbese nyirizina n'ubu sinaba nkiri aha ntarajya kuregera indishyi y'akababaro, kuko kugira ngo umuntu aza kurebere mu buriri utarareba mu bwe ni ikintu gikomeye cyane kuba bareba mu buriri bwawe. buriya rero ntabwo abantu twese dusasa kimwe, hari igihe naba ndara no muri supanete, nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aze kureba ahantu urara uko hameze utarajya kureba. njye numvishe binteye ikibazo ari nkanjye ntabwo naba ndaha ntarajya kuregera indishyi y'akababaro. none rero ndereye uyu nguyu kuba baramukubise n'ubu umugore we afite ikibazo cy'inzara, umugabo niwe wajyaga kugira gute kumushakira icyo kurya, umugore abyaye vuba, umugore ntaragira imbaraga zo kuvuga ngo reka ajye guca inshuro arebe uko babaho. none se ubu murabona uyu mugore nimutamusabira ubuvugizi bwo kugira ngo abone icyo arya, ruriya ruhinja ntarapfana narwo ahubwo. ubwo rero ndumva ari ibyo mwamusabira ubuvugizi akarenganurwa kuko baramurenganyije. kuko nimba ibyo birayi yarariraga barabyibye bari kumurihisha bakamuha igihe cyo kuba yabiriha, ariko ntibamusenyere inzu ngo bajye no kumwangiriza ibiri mu nzu, kuko ibyangirijwe mu nzu ni byinshi. izo nkwavu avuga twe twari tunazizi, si ukuvuga ngo wenda ari gupapira, twari tuzizi, wenda sinari nzi umubare wazo ariko nabonaga bahira. nuko rero ubwo ni uko muramusabira ubuvugizi arenganurwe, nicyo numva namwifuriza. ngo n'iyi nzu ye ngo isakaye nabi ariko cyane isakaye nabi, ubu si ibi bisumari si ibyo bakuyeho bazanye, urabona izi ngofero zabyo zitaregarega, ahubwo babaye abana ngewe iyi misumari sinari kuyemera. n'ibi bibati bazanye atarayo yari yarashakaje, amabati ye yari akomeye, none bamuzaniye ibi biporoporo bizahita bisaza uyu mwanya. ubusa ni amabati bamushyiriyeho, uyu mwana yari yashakaje amabati akomeye, amabati yari akomeye. amabati ye hajya ngo barayagurishije? barayagurishije babategeka kugura amashya, baragenda bazana aya ngaya. nk'aya mabati wenda ugereranije rimwe rigura angahe? ntabwo mbizi, ntabwo nza ibati uko rigura ari 6,500 ni bwa bukenyeri ngo rigura angahe? iri rigura 6,500, ni aya gatatu, ubu ni ubuwani. ubu ni ubuwani bwa gatatu. iyo bamugura yenda yayandi 9,500 naho baratujengereje. yego, muri rusange mugasanga ari akarengane? ni akarengane bwo baramurenganyije. yego, umwana ngewe naravuze ni koko uyu mugabo nimba yarakosheje pe simuhakanira, kubera ko ibyo yarariye barabyibye n'ibyo, ariko bagombaga kumurihisha wenda, ariko bakamuha igihe cyo kubyishyura. none ikintu cyambabaje cyane kikantera n'agahinda, ruriya ruhinja rw'ejo bundi rw'amezi 2 bakarunyagiza imvura, abantu b'abagabo kandi b'abayobozi. uyu mubyeyi yararenganye rwose. nitwa Iradukunda Patrick. uyu mugabo akarengane yahuye nako, yarayanjyaniye amakara, namutumye ahantu amafaranga
reba abantu b'abagabo bo kuva mu karere bakajya gufata umuntu mu kandi karere, bamufatiye hariya ibyumba hepfo yo kwa muganga. Amafaranga nari namutumye barayamwaka, barayatwara, baramukubita, n'ubu arwaye inkoni. Baramuhohoteye umugabo, mwamukorera ubuvugizi akarenganurwa. Noneho bamujyaniye amabati akomeye. Aya mabati niba ari nayo mu gihugu simbizi, ni ibiwami. Bakibizana twarababwiye ati ko mwazanye amabati atarasakaje, bayasakara ku ngufu. Uyu mugabo yahuye n'akarengane, yari yoroye inkwavu, nta kintu wabona muri iyi nzu. Reba abantu b'abagabo bo kuza bagasamburira umuntu batamuteguje, ibyo yajyaga nta birimo, uburiri batereye hejuru, yararenganye uyu mugabo. Iyi nzu murayiha iminsi ingahe kubise ishaje cyangwa se isenyutse amabati? Aya mabati niba n'umwaka yawumara ntago mbizi. Ni ibiwani, ni nabwo nayabonye, sinzi aho bayakura. Aya mabati ni ya mabati ashobora kumara umwaka ukabona ahise aserebera. Ni ibiwani cyane. Ikintu twasabira rero uyu muhungu ni uko bamusubiza amafaranga bamwambuye, akanaregera indishyi z'akababaro, kugira ngo umuntu bajye kumufata bamukubite nta cyaha. Nta muntu yari yibye, ni ukuvuga ngo yari umukozi we gusa, yari umukozi, yararenganye, yarahohotewe. Rero kugira ngo umuntu baze bamukubite nta kintu yibye afite, ari ukuvuga ngo wakoraga akazi gusa, kandi ako kazi yari yakanze yagasezeye, nawe yarabyivugiye. Bamushyiramo ku ngufu gusa, ngo kuko wakoraga akazi ngo ugomba kubirarira ku ngufu. We yanga kujyayo, niko kumutwaraho ibyo byose. Musamburiye inzu banaga byose hejuru. Reba abantu kuza umugore ari mu nzu n'uruhinja bagasambura, baraye hanze, n'imvura yarabanyagiye byose, ibintu byose byabo byarangiritse. Mwabakorera ubuvugizi, aba bantu bararenganye. uriya mwana ririya joro ry'uwo munsi bamusambuye intuza guheraga kwa gatandatu w'icyashije kugeza kuri iki bari ku iterabwoba rikomeye riteye ubwoba cyane, bamutitiza bamubwira ati tuzagufungisha. Bamaze gusambura rero ruriya ruhinja buriya rufite ibiheri umubiri wose, noneho no konka ndi kubona yabuze icyo akurura mu mabere. Rero birambabaje cyane kuba batarafashe kuri bya birayi byabo bakuyemo ibiro nka 400 ngo babaheho ibiro 5. Urabona uriya mwana ukuntu ameze, birababaje cyane. Mbese ubu turi mu gahinda uko mbyumva. Niyo bazongera kugura amabati, ntibazongere kumugira hejuru y'inzu, bazashaka umufundi bamuhembe, kuko uri kubona basakaranaga umujinya bagakandagira bikavunika. Ise agura amabati y'ibikura, biriya bishomari byose n'ibyo se yagiye abaha, niyo bakuye kuri iyi nzu yaba ariyo bazanye, yari kuba ari myiza. Turabiyamye kuzongera kujya hejuru y'inzu bayisakarana umujinya. Ariya amabati buriya koko bo bafite ubwenge, uze gutambagira inaha ngaha muri Karama, ibi bibate ntaho wabibona, nta muntu ujya ubigura ibindi.